ducuruza amatofe papier mushwa secret banana fraise range no genda buhoro tofe banana inyuguti uyu ni umuti wica ibinyenzi imbere ubushisha amasazi imibu n'imbaragasa na dawa ya mende na dawa ya mende na dawa ya fani. Ndashaka kubaza ubu ibi bintu ubavuye mu rugo wasenze kuko ibi bintu bitera imbere ubona amafaranga gute kwera ubaho gute kubera za nzira z'Imana ziruta imyenge ya Supernet iyo nje kuzunguza mu muhanda ndabanza ngasenga. Urabanza ugasenga. Ubu ngiye kubagezaho isengesho ryano dutembeza mu muhanda ari abatembeza amagi cy'abunyobwa atembeza inkweto atembeza imyenda atembeza udutaro nanjye utembereza dawa ya mende na dawa ya panya tubanza gusenga mbere yo kujya mu muhanda kuko badufatiye ibyemezo ko dufese zirirwa zituruka. Dore isengesho ry'umuzungu zagicuruza agakarito mu mujyi wa Kigali ko badufatiye ibyemezo mana nyirimo data twese waremye asabiriza azunguza imbwa n'ibisambo ndakwinginze kuya ko dofese nizimfata agakarito najya no kwirira ubugari dore igifu cyatangiye kwandika batirefebure. Bivuze ngo mu gifu nta pasi irimo se? Nta pasi irimo ahubwo igifu kiri kwandika batirefebure. Harimo batirefebure. Okay. Ni bugose rangira ry'abazungu. Ntarindi isengesho ntabwo irangiye. Dore mbasize nyuma y'isoko urane rw'imodoka tagisi bate mu gacinjo kuri bifone sashka kwa mga kure kore bereje kwa nyeshi mu Radio y'u Rwanda kwa rujugirana hano ruguru kwa Rubangura. Dore mu ikarito mfitemo tofe papier mushwa secret banana fraise range cafetije kotona kirida super gorabo mbasi inkorora mu kwana papier kwa kuponge na isamutwe kwa tijera makarama envelope chocolat derida korogati korozampu kerere glycerine vaseline n'utwe complete de dawa ya mende na dapanya nyuma y'iryo sengesho ngati njya mu muhanda nize ko Imana igenda akora. Wize yuko ariko umuseribateri urubatse cyangwa igipoti kawa kibaye. Okay. Ngo kandi nguru umuhanzi cyane ngani abantu bazima ngo mo ariko iyo maze kuryankiraho n'icyo kunywa niyo mpamvu nagihaye icyaka icyo kunywa iyo maze kurya nguru umuhanzi ariko ngo warazima ariko nzi ko inzira z'Imana ziritumye ya Supernet kandi ngo yigutindije nigutindije iragutegera ubwo iyo maze kunywa iyo mfashe icyo kunywa nibwo nahise ngihimbira. Ubu ngiye kubagezaho indahiro akanyota jewe akanyota mwenye cyaka ndahireborarwa ku mugaragaro n'imbere afana bayo bose ko nazayimukira byeri yabikonje cyangwa icyuki gifite ifuro cyangwa itendi nasize mu rugo naba ndwaye naba ndi muzima imiti nkazanyinywesha byeri mucoma azabimfashemo. Amena. Kivuze amena bayi. Amena. Muragiye kugwisha imiti. Amena biravuga ngo ndabyemeye. Urugwagwa n'imiti ibaza imiti urugwagwa. Ntabwo uko ndi pastor nta. Iteko rya mateka agenga abaswariragira riti ntugasubize mwarimu kuko abazibyazi. Bya kabiri. Iteko rya mateka agenga abaswarikagira riti ntugaharanire kuba wa mbere kuko uhora uhangayitse. Iteko rya gatatu mateka agenga abaswarikagira riti dukunda kureba televiziyo kugira ngo ubone ibyo uganiriza abandi. Iteko rya mateka agenga abaswarikagira riti ntukaganire n'abana b'abahanga nk'aba kuko bakurusha imibare. Iteko rya nyuma amateka agenga abaswarikagira riti dukunda kwicara ku ntebe nyuma kugira ubone uko ukopera uko usinzira cyangwa usakuriza abandi. Urabizi n'igize ikigoroba ibintu 15 ngo bite mu biki nabagezaho ibintu 15 mfitanye isano. Irindazi n'umukandara byose bifata mu nda. Icyayi n'ikote n'umugore byose bimarimbeho. Imodoka n'urupfu byose bitwara abantu. Umwuka wera na malaria byose birabyigiza. Imbwa n'inzara n'urusenda byose biraryana. Uruhinja n'urukundo na keredi byose bitesha umutwe iyo utayikoresheje neza. Indaya n'urukiko byose bikunda abagabo. Akamashu n'injangwe byose bifata imbeba. Vandaratere n'umuyaga byose birahuha. Supernet n'agakingirizo byose birinda indwara. Ibitotsi n'umujura byose birakwiba. Karovati n'ingwe byose bifata neza. Inzara nk'iyo mfite n'umunaniro byose birayuza. Icyapa na Bibiliya byose birayobora. Icyapa na Bibiliya byose birayobora. N'imbabura n'umuhanzi byose birazima dore nanjye narazimye akaba yari umunyamakuru wa Pirate washonje ariko nkaba nzi ko inzira z'Imana ziruta imyenge ya Supernet niyigukerereje iragutegera ubundi narazimye. Uzansange ku biro byanjye kabisa nkugure. Mbaye ntegereje response yanyu nziza.